mazinere zijiza date anita pendo wa zamani. Icyobo kikiri umututu cyangwa se icyobo kikiri gito iyo ukibonye uhita ushaka ukuntu urenzaho utwatsi ukituriza, kuko ejo uba uteganya ko waza ukagisarura, kandi ntukibuke ko hari abandi benshi bari kureba cya cyobo ushobora kuhava bakaza bagahita bagisarura. Ahubwo muzanarira nimutiyakira muzikona. Nshatse kuvuga ngo ikirere, niba ubonye umuntu w'Imana akiri hasi gerageza umufashe, kuko nutinda uzasanga amaze kuzana urugara ahubwo ari we usigaye gufasha cyangwa se umusaba ubufasha utamuhakiri muto. Njye guhaye ikaze. Ayo ni amagambo yavuzwe na Benoît Vio, uyu nguyu uri kureba aha ngaha kuri kamera. Kiza buriya icyobo mani iyo kivutse icyobo ni akaboro gaturuka mu butaka. Iyo kikiri umututu umuntu aza akahita yomekaho utwatsi kubera ko bavuga ati iki cyobo ejo kizaba cyazanye urugara. Ariko uramutse urebye abantu bakiriho amaso cyangwa ati ejo tugomba kuza gukora kiriya cyobo, aba ari benshi cyane. Bishatse kuvuga iki rero? Niwanga gushyiraho utwatsi ubyibure tuzahura njye n'amazi yo kuzana. Nibyo koko ni team imaze kwiyubaka kandi imaze kugera kure, aho idashobora gusubira inyuma bitewe n'ibintu byinshi bagiye benda babavugaho. Uruhande rumwe bamushinze uburaya, undi bakamushinza kunywa itabi, ariko ayo ni amagambo agenda avugwa adashobora kubasubiza inyuma. Bagiye bakorana indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ibiganiro bigiye bitandukanye, kandi ukabona ko bafite umuhate n'ibintu bakora, ukabona biko birimo inyandiko y'ubwenge. Gipfunsi ni hame. Let me say, twese dusonga mbele tumutora Paul Kagame wazanye amahoro kandi sinagusa. Everybody wabaza abagabo derigado nje ntora mbere kuko mba nshaka iterambere. Nje nguhaye ikaze. Ndi mu bimbere igihugu kigana iterambere. Jackie yagiye avugwaho ibintu byinshi harimo nk'uburaya ndetse n'ubusinzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Benoît Vio nawe agenda avugwaho kunywa itabi cyane birenze. Benshi bese bacije ibintu by'imoge cyane n'ibintu by'ubutinganye. Ita mvuga tubwo mutangiye kunyitiranya ndaje mbakuru. Ubwo rero ikintu cya mbere nshaka kuvuga ni iki ngiki. Nje nguhaye ikaze. Iki ni ikiganiro nabyegereyemo. Bagiye bakora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ushobora no kwicara ukibaza ngo ese iyi timu yahuye gute. Nyuma y'uko bari bitabiriye igitaramo cya The Sheriff Party, aho Kamaro na Skyto bari bateguye, haza guhurira Benoît Vio hamwe na Jackie baje kumubonamo impano imubonwemo na Benoît Vio, akenera ko yamuganiriza ndetse bagakora ibintu bigiye bihambaye. Yabo duhura ahantu bita hano Kimironko, hari habereye party yitwa The Sheriff Party, yabaye bwa mbere hano mu Rwanda. Ni natwe twayitwitse icyo gihe, twambaye boro bicikaguritse tukavuga bya danje. Ni njyewe n'uyu. Jackie yabanje kuza gufunga umutwe, ariko nyuma Benoît Vio akomeza kumuhatiriza cyane kuko yamubonagamo impano kandi adashaka kizima. Jackie aza gutuza aramwumvira kuko Benoît Vio yari yamushyizemo imbaraga nyinshi, nibwo bahise bakorana indirimbo ya mbere bayishyira hanze. Ikintu cya mbere gihari icyo njya mbwira abantu. Hanyuma bamaze kuyikora iragenda, bahita bakora n'iyindi ya kabiri nayo irakundwa, niya bese umuhate wawe utangira gutyo. Njye mbahaye ikaze kandi ntucike intege. Ikintu cya mbere kimbabaza akenshi na kenshi ejo nisoraga kuregisiyo, ndangije kwisoraga kuregisiyo mpita mbona abantu benshi bese bacije ibintu by'imoge cyane n'ibintu by'ubutinganye.